Gusasira insina ni umurimo w'ingenzi mu kuvugurura urutoki. Reka wenda mpere ku kamaro kabyo. Cyane cyane gusasira bituma ubutaka butumagara. Noneho ikindi bidufasha no kurwanya isuri. Icyo gihe iyo butaka budasasiye bujyanwa ku buryo bwihuse bworoshye n'isuri iyo imvura iguye. Noneho twe mu gusasira icyo dukora mbere na mbere ni ugusasiza ibyatsi byemewe. Ibyatsi byemewe mu gusasira ni ibyatsi bishobora kubora vuba, bikaba byatuma ifumbire ubutaka buhorana ifumbire. Ibyatsi bibora vuba. Mujya mubona basasiza inturusu, burya ntabwo byemewe. Ndeka mvuge ko ari amaburakindi, kubera yuko iyo inturusu akenshi burya zongera ubusharire bw'ubutaka, kandi rwa rutoki rwacu ntabwo rukunda ubusharire buri hejuru, cyane ko umuntu aba atapimye mbere yo kugira ngo arebe ubusharire bwaho. Abahinzi bacu rero tubabuza gusasiza inturusu, bo bagashaka ibyatsi bishobora kuma no kubora vuba. None urumva byerekeranye no gusasira wenda nabivuga mu magambo nabyo. Nuko insina kera uko twasasiraga, nanjye nkibibona nagenda nkabona ibyatsi turabijyanye tubirunze ku nsina n'inguri, byose turarunze ku nguri. Icyo gero ntabwo mu buhinzi bugezweho bw'iki gihe butanga umusaruro, ntabwo tugisasira ngo tugende turunde ibyatsi ku nguri, oya. Ahubwo noneho tugerageza gusiga, reka mvuge nka santimetero 60 twitaje inguri, tukayitaza. Noneho tugakora uruziga cyangwa kimwe cya kabiri cy'uruziga bitewe n'insina tugiye gusasira. Noneho muri za santimetero 60 akaba ariho dushyira isaso yacu. Isaso nayo tukayishyiraho dukurikije uko isuri, uko amazi imvura igwa, uko amazi atemba. Niba amazi atemba amanuka, nkuko duhagarara amazi amanuka, nkashyiraho isaso nanjye nkurikije uko amazi atemba, icyo gihe mba mbyishaho ndabusanya. Njye gushyiraho isaso ndabusanya nuko umuvu ugenda. Nkirinda kwegereza inguri, nkasigamo za santimetero, wa mwanya santimetero intambwe 3 z'urutoki iz'ikiganza, nako intambwe 3 z'ikiganza, nkabona gutangira gusasira. None icyo gihe mba ndwanya ko ku nguri yanjye haza, ku nguri y'insina haza ibyonnyi bikaza kwihishaho bikazayununa, kuko iyo hahora hagaragara ntabwo icyonnyi agasimba ntabwo kaza ngo kahajye. Ariko iyo narunzeho ibyatsi ku nguri kabona uko bwihisha, noneho kakanyununera. Ubwo ndabijyanira no gufumbira, gusasira no gufumbira, kubera ko dusasira tumaze gufumbira, twamaze gushyiramo ya mborera yacu. None ni ukuvuga aho dushyize imborera kenshi nk'uko wari ubivuze, aho reka mvuge nihuse, insina ishobora nko kuvukira umwana w'insina, handi nashyize imborera, aho nashyize imborera niho umwana avukira. Niyo mpamvu umuhinzi burya abazi icyerekezo cy'insina aho umwana yavukira. Ibyo wari uvuze rero byo kurunda ibyatsi, ubwo ni ukuvuga ni isaso kuyirunda ku nguri. N'ubundi nk'uko wari ubivuze, insina zirazamuka. Icyambere nuko zirazamuka, ntabwo urabona insina iyo twasasiye kwa kundi tumaze gusasira no gufumbira, ubwo ni ukuvuga imizi ibona uko ijya kugaburira insina kugira igitoki kizabe kinini. Burya imizi y'insina niyo ikigaburira, ikajya gushakira hirya igana handi twashyize isaso. Aho twerekeje isaso niho ya mizi y'insina ijya gushaka ibigaburira insina. Ubwo rero urumva iyo umuntu yagize bya byatsi yabirunze hejuru ku nguri, aho kugira ngo imizi igende, noneho imizi irazamuka ikasa n'iyigira mu kirere hejuru. Icyo gihe rero nta kibi kimariye insina, nta gitoki kigaragara kiboneka. Niyo mpamvu tugira inama abahinzi gusasira bitaje inguri, kugira ngo ubwo ni ugufumbira no gusasira baba bitaje inguri. Noneho bakirinda ko hariya ku nguri haba harunzeho ibintu kugira ngo barwanye indiri y'ibyonnyi. Noneho babe banorohereje imizi y'insina kujya gushakisha aho ibizatunga insina, aho biva igenda isanga aho twashyize imborera n'aho twashyize isaso.